Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Kivu Today News, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, intambara iri mu mutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho, ni intambara igifite igihe kirekire imbere mu gihe ibibazo muzi bitarakemuka. Hari impamvu ikibazo cy'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo n'intambara ya M23 na Twirwaneho bitazakemurwa no kwiringira amahanga. Hari uburyo byakemurwa biturutse imbere muri Kongo. Mu gihe bitarakemurwa gutyo, iyi ntambara ishobora gukomeza ikamara n'imyaka 100. Abarwana ntibacika intege kuko bararwanira kubaho kwabo, nta handi bafiteho kujya atari iwabo mu burasirazuba bwa Kongo. Niyihe nzira yo gukemura ibibazo bibangamiye abasivile? Ese ubutegetsi buriho ko bukomeje kwiringira amahanga bizabaha igisubizo kirambye? Reka tubigarukeho tureba uburyo iyi ntambara igifite igihe, ariko nanone tureba uburyo ibi bibazo byakemuka. Muri kumwe nanjye Boni Buranga, bahaye ikaze muri iki kiganiro. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo irakomeje. Ikibazo cy'umutekano muke kirahari, abasivile benshi barabangamiwe, amahanga yarahagurutse, bamwe barashinja u Rwanda kuba rwaba rufite uruhare muri iyi ntambara, barushinja kuba rufasha M23 na Twirwaneho. M23 na Twirwaneho bahuriye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo, bakerekana ko bo ari abakongomani, kandi koko nibyo ni abakongomani, aho imipaka yakaswe bari mu gihugu cya Kongo. Kuba nyine bavuga ururimi rw'ikinyarwanda sibyo bibagira abanyarwanda. Ikibazo nyamukuru tugomba kwibaza si ninde uri gutsinda urugamba, ahubwo ni iki? Ese koko iki kibazo gishobora gukemuka? Ese cyakemuka gute? Cyakemurwa n'amahanga se? Mu myaka irenga 30 ishize habayeho ubutumwa bwinshi bw'amahoro. Muzi ko mu burasirazuba bwa Kongo hari ingabo z'umuryango w'abibumbye muri misiyo ya MONUSCO. Ingabo mpuzamahanga zarahageze muri Kongo, habayeho amasezerano atandukanye, ariko ibi byose ntabwo byagiye bitanga umuti urambye. Intambara iracyagaruka. Ibi bitwereka ko ikibazo atari cy'igihe gito, ahubwo ari ikibazo cyimbitse. N'abarwana baharanira uburenganzira bwabo bagiye bacibwa intege, ariko bakongera bakagaruka. Iyi ni intambara ishobora kumara imyaka 100 cyangwa se imyaka 100, kuko iki kibazo gifite imizi mu mateka, gifite aho gihuriye n'ivangura, gifite naho gihuriye n'inyungu z'ubukungu z'abakomeye mu isi. Turareba imizi y'ikibazo, impamvu amahanga atari igisubizo gihamye, uburyo abasivile bashobora kurenganurwa, n'uburyo leta ubwayo ibigizemo uruhare iki kibazo cyakemuka, ariko itabigizemo uruhare nticyakemuka. Ndetse iramutse ikomeje intambara yarwana ariko ntiyatsinda. Kugira ngo dusobanukirwe neza ikibazo cy'uyu munsi, tugomba gusubira inyuma. Mu 1994 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yahinduye cyane imiterere y'akarere mu biyaga bigari. Impunzi zirenga miliyoni 2 zahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo n'abasirikare n'abagize uruhare mu bwicanyi. Ibi byatumye uburasirazuba bwa Kongo buhinduka akarere k'amakimbirane, havuka imitwe yitwaje intwaro yagiye ibangamira n'abaturage b'abakongomani, ariko bajyanyeyo ivangura rishingiye ku bwoko, cyane cyane kwanga abatutsi. Mu gihe kimwe hari abaturage bavuga ikinyarwanda babarizwaga ku butaka bwa Kongo babanye neza n'abandi bakongomani, kandi bitwa abakongomani. Abo bazwi nk'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ikibazo cyabo cyaje guhindura isura, batangira kutemerwa nk'abenegihugu byuzuye, ndetse iryo vangura ryajyanyweyo n'abasize bakoze Jenoside mu Rwanda, rituma andi moko atangira kubishisha, babafata nk'aho ari abanyamahanga. Byateje urwango mu moko aturanye nabo, ayo moko agashaka kubasahura ibyabo no kubirukana ku butaka, ariko nanone bakabahuza n'u Rwanda, kubera yuko u Rwanda rwari muri gahunda yo kurwanya FDLR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda wari mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo mutwe nawe ukagenda ucengeza amatwara ko abo bavuga ikinyarwanda ari abagambanyi, ko badakunda abakongomani, ko bakora ubwicanyi cyangwa bashyigikiye imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo zitandukanye zagaragaje ko ikibazo cy'ubwenegihugu ari imwe mu mpamvu z'ingenzi z'intambara.
ubwicanyi bwagiye bukorerwa abavuga ikinyarwanda hashingiwe ku bwoko bwatumye impunzi ziba nyinshi hirya no hino ku isi. Muri Amerika zirahari, muri Australia, muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko abo bose barifuza gutaha kandi bakeneye ko icyo kibazo cyakemuka. Niyo mpamvu hari bamwe bafata intwaro bakavuga bati tugomba kwirwanaho kugeza dusubijwe gakondo yacu. Ubutegetsi bwagiye busimburana ntabwo bwatanze igisubizo kirambye. Umutwe wa M23 wagaragaye cyane muri 2012 wongera kubura imbaraga muri 2021. Izina M23 rituruka ku masezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009 leta ya Kongo yashinjwaga kutubahiriza. Abayigize bavuga ko baharanira kurinda abaturage bavuga ikinyarwanda, kurwanya ivangura, guharanira uburenganzira bungana. Ariko hari ibitekerezo bibiri bikomeye. Hari abashyigikira uyu mutwe wa M23 bavuga ko ari umutwe rwose uri mu kuri kandi uharanira uburenganzira bw'abakongomani. Hari n'uruhande rw'abawurwanya bavuga ko uteza umutekano muke, ariko ibi byagiye bivuguruzwa n'ubuzima bw'abaturage babayemo mu bice bafite, kuko babayeho neza kandi bari kubakirwa ibikorwa remezo, kandi ubwicanyi n'ubugome bwarangwaga mu gisirikare cya Kongo n'imiyoborere mibi bikaba bigenda bigaragara ko bigabanuka. Hagati ya 2023 na 2025 abantu barenga miliyoni 6 bagiye bimuka kubera intambara zo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. M23 na Twirwaneho bagiye batsinda leta ya Kinshasa nabo bafatanyije, barimo abacanshuro, ingabo z'umuryango wa SADC, ingabo z'u Burundi n'abandi bagiye baza muri Kongo bitewe n'inyungu bahakeneye. Perezida Tshisekedi yagiye yiringira amahanga, akagura intwaro nyinshi cyane, agafata imyenda, ndetse ibihugu bimwe na bimwe birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabyemerera gukoresha imitungo ya Kongo gucukura ibirombe, bimwizeza umutekano cyangwa se abyitezeho ko bizamufasha kurwanya uyu mutwe wa M23. Ariko byose ntabwo byatanze umusaruro, n'intambara iracyakomeje kandi abayirwana ntibacitse intege. Perezida Tshisekedi ashukwa n'uburyo amahanga agenda amwemerera inkunga, ariko aya mahanga aba yifuza kurya ku mitungo ya Kongo kubera ko Kongo ifite 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi, koruta ikoreshwa mu byuma by'ikoranabuhanga, zahabu n'andi mabuye menshi. Ibi bituma rero Tshisekedi ashyigikirwa ku rwego mpuzamahanga, akagirana amasezerano n'ibihugu, ariko nanone ugasanga cya kibazo ntigikemuka. Ku rundi ruhande hari n'abavuga yuko Perezida Tshisekedi atifuza ko iki kibazo cyakemuka, kuko uko intambara yiyongera muri Kongo niko abona uburyo bwo gukomeza kuyoborera mu kavuyo, akabona uburyo azahindura itegeko nshinga agakomeza kuyobora haba mu nzibacyuho cyangwa mu bundi buryo, yereka abaturage ko igihugu kiri mu ntambara kandi ngo iyo ntambara yatejwe n'igihugu cy'amahanga yita u Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda rwo rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba ifatanya n'umutwe wa FDLR ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda no guhungabanya umutekano w'abaturage, gusenya ibyagezweho. Politiki rero mpuzamahanga ituma amahanga yereka Tshisekedi ko amushyigikiye, ariko ituma nanone intambara idahagarara, kubera yuko kudakemura ikibazo mu muzi ngo habeho ubwiyunge bw'abakongomani, guca akarengane, guca imvugo z'ivangura, kugarura impunzi mu byazo, kwizeza umutekano abasivile, gufata abavuga ikinyarwanda nk'abakongomani. Mu gihe ibyo bitari byakorwa, iyi ntambara ishobora kurwanwa imyaka myinshi cyane, keretse ahari Perezida Tshisekedi ahindutse. Ni ibintu bidashoboka ukurikije uburyo yagiye yitwara muri iki kibazo, cyangwa se agahirikwa ku butegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa akava ku butegetsi nyine biciye mu matora cyangwa mu ntambara, ntawamenya uko bizagenda. Hari rero uburyo abantu batumva neza ikibazo cy'imbere, amahanga ashobora rero kutabyumva. Iryo vangura rishingiye ku bwoko nubwo baryamagana, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birinda gukoma rutenderi ngo bashinje abari ku butegetsi muri Kongo bitewe n'inyungu. Hari amateka y'akarere, hari imibanire y'amoko, hari n'ibindi. Gusa abasivile nibo bahura n'ingaruka kurusha abandi bose. Ibibazo bahura nabyo barimo kwicwa, barimo gusahurwa, barimo gufatwa ku ngufu, kwimurwa ku gahato n'ibindi. Gusa ibi byose bigomba kurangira. Niyo mpamvu M23 na Twirwaneho bari mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bahora muri iyi ntambara, ariko
batagambiriye gufata ubutaka no kwagura uduce bafite, ahubwo bagambiriye ko ijwi ryabo ryakumvikana imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu iyi ntambara bazayikomeza kugeza igihe bazabonera igisubizo, kuko amasezerano bagiye bahabwa menshi yarishwe kuko yagiye arengwaho. Kugeza ubu rero haracyariho ibiganiro. M23 na Twirwaneho banyuzamo bagahagarika imirwano, bakemera kuva mu duce tumwe na tumwe bari bafite, ariko ntabwo bitanga igisubizo kirambye mu gihe Kinshasa idafite ubushake bwa politiki. Amahoro arambye ashingira ku bintu bitatu: ubwenegihugu bungana ku basivile bose, abaturage bose bagomba kumva ko ari ab'igihugu kimwe, ubutabera, abahohotewe bagomba kurenganurwa, inzego zikora neza, leta igomba kurinda abaturage bose ikabaha umutekano, n'iterambere rishingiye ku butunzi buhari. Barusahurira mu nduru bari ku butegetsi bakavaho, hakaza abakunda igihugu, kuko Kongo ni kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro menshi, gifite ubutunzi bwinshi cyane munsi y'ubutaka no hejuru y'ubutaka, ariko ugasanga abaturage benshi babayeho munsi y'umurongo w'ubukene kubera abanyapolitike bajyaho bishakira inyungu zabo bwite. Hakwiriye rero imishyikirano nyakuri ihuza impande zose, ntabwo ari imishyikirano yo kwikakaza, ni imishyikirano ihuza abakongomani imbere mu gihugu, hakabaho igisa n'agacaca yo kuganira no kwisuzuma no gushaka ibibazo binyuze mu kwishakamo nyine ibisubizo kw'abakongomani mu buryo bwabo. Hari ukurwanya ivangura, amategeko akarengera bose, agahana abakora ivangura. Hari ivugurura rya politike rikenewe, kurwanya ruswa yamunze inzego zitandukanye, guteza imbere imiyoborere myiza, kubaka ubumwe n'ibindi. Ibi byose rero Perezida Tshisekedi aracyabifitemo intege nke, ahubwo ahugiye mu gushaka guhindura itegeko nshinga ndetse no gukomeza kuyobora ibintu bishobora kuzatuma igihugu cya Kongo gicikamo ibice, hakabamo ibice bitandukanye cyangwa ibihugu bitandukanye, mu gihe haba hataje ku butegetsi umuntu ushaka ubumwe bw'abakongomani. Ibi rero nta muti urambye byatanga ibyo Tshisekedi ari gukora, kuko ari intambara, ntabwo ayitsinda. Nubwo yakwifashisha amahanga, nubwo yashyira imbere gukorana diru n'abanyamerika, kubemerera amabuye y'agaciro n'ibindi, nta gisubizo kirambye yabibonamo. Igisubizo kirambye cyava mu butegetsi buzima bwaba buriho i Kinshasa ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Ibyo basaba bifitiye akamaro abaturage bikubahwa. Amahanga rero ashobora gufasha, ariko ntashobora gukemura ikibazo mu mwanya w'abaturage ubwabo. Nta mahoro arambye ashoboka mu gihe hari ivangura, mu gihe hari akarengane, mu gihe abaturage batagira ijambo. Amahoro azaza igihe ubutabera buzaba bwubashywe, abaturage bose bazaba bangana, ibisubizo bizaturuka imbere mu gihugu. Amahoro si impano iva hanze, si impano iva ku ntambara cyangwa ku gitutu n'igitugu. Amahoro yubakwa n'abaturage ubwabo binyuze mu butabera, ubwubahane n'ukuri, ndetse bigashyigikirwa n'ubuyobozi bukorera abaturage, bureberera abaturage. Naha rero nsoreje ikiganiro nari nabateguriye. Reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, bayikoze turabashimiye cyane. Musangize ibiganiro abantu benshi, mukande like, muduhe ibitekerezo, kandi ibiganiro turakomeza kubibagezaho. Reka dusoze tubifuriza umunsi mwiza.